nabayeho nkora umwuga w'ubusinzi n'ubusambanyi ndaguma ndabukora cyane ntago bwanguye neza nageze naho gucika amaguru aracika amaguru yacitse ndi mu busambanyi z'ijoro batubwiye ko wakoraga uburaya ubwo ngubwo wari murangwa inzoga nakoraga uburaya ndi kunywa inzoga hanyuma bantereramo gerenade amaguru aracika ndi gukora uburaya. Abakunzi mukurikira televiziyo yacu igaragara ku muyoboro wa YouTube ndongera wasuhuza ni Fidara Silva. Uyu munsi rero nkuko nabibabwiye turi mu minsi turi igicumbi aho turi kugenda dutembera hirya no hino tugenda dushaka inkuru z'abantu batandukanye ndetse izo nkuru zikaba zifite ubuhamya butandukanye ariko mu rwego kugira ngo dukore izo nkuru cyangwa se indi purpose turi gukora nta yindi ni kugira ngo tubashe kuba twakora ubuvugizi bubashe kuba bwagera hirya no hino ku isi ku bantu bazakurikira ino video iba yakorewe ahantu hatandukanye. Rero nkuko nabibabwiye ni Fidara Silva, iki ni ikinyamakuru gitangaza inkuru mu buryo bw'amajwi n'amashusho aho ukibona unyuze ku muyoboro wa YouTube akaba ari ikinyamakuru cyitwa URWEGO TV official aho ukora subscribe noneho ukabasha no kuba washaringa ndetse ugatanga na comment ku biganiro tugenda tubakorera hirya no hino unatubwira cyangwa se uduha ibitekerezo bitandukanye nkuko bisanzwe. Ni Fidara Silva, uyu munsi tukaba duherereye mu karere ka Gicumbi ndetse ni mu kagari cyangwa se ahantu bita mu Gasharu niho duherereye. Hari inkuru tumaze iminsi twumva twahisemo kumanuka kuri tele kugira ngo tubashe kuba twabasha kumenya ukuri kw'iyo nkuru aho tugiye kuba twaganira n'umwe mu bantu batuye muri aka gace abantu benshi bakunda kwita ngo ni mu Gasharu. Kuri kamera dufite ikipe ngari kugira ngo ibashe ko yagenda idufasha neza kuba twamenya agace duherereyemo ku buryo n'umuntu wabaye mu karere ka Gicumbi itabasha kuba yahamenya. Usaba kuba wakomeza gukora subscribe kuri YouTube channel ya URWEGO TV ndetse unakoraho na comment unatubwira ati mu biganiro by'ubutadushaka ko murajya mubikora gutya kugira ngo tubashe kuba twabaha ibiganiro bibanogeye. Uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira n'umwe mu bantu bita Sefani niko bambwiye ariko ni byinshi baraza kuba yatangaza kuri ino mikoro za televiziyo igaragara ku muyoboro wa YouTube channel aho ushobora kuba wakoraho subscribe nkuko nabivuze nyitangira. Ikigaragara cyo rero tukaba turimo turamanuka mu kayira kamwe twerekeza ku nyubako. Reka nsabe cameraman abarimo agenda agerageza kwerekana iyo nyubako turimo turagenda dusatira kugira ngo mubashe kuba mwayibona hanyuma tutangire kuba twaganira nawe ibintu byinshi bigiye bitandukanye ndetse aragenda tubwira uburyo yabayeho agenda tubwira ibintu byinshi yagiye anyuramo nkubwira ngo uze gukurikira kino kiganiro paka kirangiye wibuka no gukora subscribe. Reka nze mbaye ikaze muri iki kiganiro tujye kwa twagirana n'uyu mubyeyi dusanze hakuno. Nkuko nari kubabwira rero turimo turamanuka twerekeza ku muturage umwe utuye hano mu karere ka Gicumbi mu gace bita ngo ni Gasharu ariko ntago biba biri kuza neza kuko turimo turatembera ducaho tugenda ntago twamenye ko ari imidugudu utugari gusa tuzi ko ari mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Byumba. Nkuko nabibabwiye rero hari umuntu tuje kuganiriza aya masaha nubwo aba ari amasaha ya kumugoroba ariko nyine nta kundi tuba tugomba kubona igihe cyose tuboneye umuntu wifuza kuganira natwe aratubwira tukatwaza kuba twamusura aho aherereye. Mbibutsa ko nawe ushaka kuba waganira n'itangazamakuru ryacu aho waba uherereye hose mu gihugu ushaka kuba watwandikira mu buryo bw'ikoranabuhanga. Nyuma y'iki kiganiro turaza kuba twabahereza nimero mushobora kuba mwaduhamagara kugira ngo twabasha kuba twaza tukabasura. Reka ntatinze mu magambo mbanze kuba namwinjiza mu kiganiro mwakire hanyuma abashe kuba yagira icyo abwira abakurikiye kino kiganiro mu buryo bw'amajwi n'amashusho. Tugaye ikaze kuri televiziyo ya URWEGO TV official. Ndirwa mfata sugu
oya ntacyo ndagufatira nta kibazo. Murakoze. Njyewe nitwa Nyirakarwije Sofoni, nabayeho nkora umwuga w'ubusinzi n'ubusambanyi, ndaguma ndabukora cyane, ntago bwanguye neza, nageze naho gucika amaguru aracika, amaguru yacitse ndi mu busambanyi, ndipfubyi nabuze uko ngira, nuko amaguru avaho, none rwose ubu ndi mu buzima bubi, ntago ndi mu buzima bwiza, bitewe nuko ntagira amaguru, rwose natabawe n'abangirikani nibo bantabaye, kubera nari ipfubyi mu nda ya mama narisigaye njyenyine, ariko cyo kuri nanjye ndashima Imana ko mbashije kubona abantu babashije kumvugisha, Imana ibahe umugisha, Imana yankuye ahantu hakomeye hakure, maze gucika amaguru, nahise mba mu businzi, mpita mba mu buraya, nabaye indaya bihagije cyane, ariko ubu ngubu ndashima Imana ko yantabaye. Mpita mba mu buraya, nabaye indaya bihagije cyane, ariko ubu ngubu ndashima Imana ko yantabaye. Okay, nubwo ise wihuta ariko ntacyo bitwaye, turaza kuba twafasha abantu bari tureba mu buryo bw'amajwi n'amashusho kugira ngo babashe kuba basobanukirwa, ndetse impamvu nyamukuru yatumye tumanuka tukaza hakuno. Reka dutangire ugerageza utubwira ubuzima bwawe wabayeho kera ukiri mutoya, hanyuma ugende utubwira detail kuri detail, cyangwa se ugenda utubwira ijambo kurindi kugira ngo abantu babashe kuba basobanukirwa, ndetse banamenya ngo impamvu yatumye itangazamakuru rigaragaza amajwi n'amashusho rya MBERA Urwego TV official riba ryamanutse inaha mu Gasharu. Ugiye kuba watubwira ese ukiri mutoya wari umuntu umeze ute, ese ari umuntu ukunda kugukina n'abandi bana, utubwire mu buzima bwawe bwa gikobwa cyaze mu buzima bwawe ukiri muto, ugerageze kuba watubwira mu ncamake, hanyuma abantu babashe kuba basobanukirwa. Maze nkiri umwana mutoya nakundaga gukina, ariko maze kubura ababyeyi banjye ntago nongeye kwishima, nagiye mu bwigu nabi, ncika mu rugo kwa ntari ufite ababyeyi bandera, niko nagiye gukora uwo mwuga w'ubikoza soni, w'ubukoza bibi ntago byanguye neza, ndina no guhura muri agatiti bandinda go gucika amaguru, ntago nigeze nishima, ntago nigeze nkina, niko nabayeho, ni muri ubwo buzima nabayeho. Ntago wigeze ugira amahirwe yo kuba wakina n'abandi bana? Ese uvuka mu muryango w'abana bangahe? Mu muryango w'abana twari abana 8, mama yari yatubyaye turi abana 8. Muri abo 8 ni njyewe uriho njyenyine ku isi, kandi ndiho nta n'amaguru ngira, ndi n'umukene. Ni njyewe uri ku isi, abandi tuvukana bitabye Imana nk'uko mubyumva. Rero muri no kubira mu buryo bw'amajwi n'amashusho, nsaba umuntu uri kuri cameraman kuba yazuminga neza mukareba umutumirwa turimo turaganira ku munsi wa none, aho arimo aragenda agerageza kutubwira ibintu bitandukanye, atubwira ati nari umusinzi, nari umusambanyi. Ese ibintu byo kunywa inzoga watangiye kubikoresha cyangwa wataye kunywa inzoga ryari? Ibintu natangiye kunywa inzoga mfite imyaka 20, niho natangiye kujya kunywa inzoga, niho natangiye kujya ndara mu kabari, nkataha mu rukerera. Nibwo rero hashize igihe Imana ibasha kumpana, inkubita akanyafu. Tubwiye inkuru nyinshi, inkuru yawe isa nk'ibabaje, nakwira nababaje, ntago isa nkayo abakurikiye ikiganiro cyacu mu buryo bw'amajwi n'amashusho kuri televiziyo MBERA Urwego TV official igaragara ku muyoboro wa YouTube. Uyu mubyeyi atubwiye ko yaturikijwe na gerenade, hanyuma bimuviramo kubura amaguru. Ese ibi bintu niba ubyibuka, ugerageze kuganiriza abantu badukurikiye ugenda gahoro, ugerageza kuba wagenda gahoro kugira abantu babashe kuba basobanukirwa neza cyane. Ndagira ngo utubwire ibintu by'inuza byo kuba gerenade yaguturikanye, hanyuma amaguru akajya gutya akavaho. Ni ibintu bitaba bigoye, ariko gerageza utubwire muri detaye. Ese ibintu byagenze gute nyuma yo kubyakira, umaze kumenya ko
watakaje amaguru cyangwa se nta maguru gifite, ese wabyakiye gute? Kubyakira byarangoye biranamvuna cyane, uretse ko niyambaje abakirisitu bakajya bansengera, noneho nanjye nkiyambaza kubasha gusenga, nkasenga cyane kuko nasenze. Ubundi nubwo nari ngiye no gupfa, nari ngiye gupfana izina rimwe, ariko ubu ngubu ndashima Imana ko ngiye gupfana amazina abiri. Kuba amaguru yari yagiye ntakira Yesu ntago byari kunshobokera, byari kumbaho nabi, ariko maze kwakira Yesu byanguye neza, nta bibazo byinshi cyane nari ifite. Amaguru yacitse ndahantu ndi mu kabari ndimo ndanywa inzoga. Urimo uranywa inzoga, byari nko mu masangahe? Byari nko mu masaa moya n'igice z'ijoro. Watubwiye ko wakoraga uburaya, ubwo ngubwo wari urimo uranywa inzoga? Nakoraga uburaya ndi kunywa inzoga, hanyuma bantereramo gerenade, amaguru aracika ndi gukora uburaya. Wari urimo uranywa inzoga ari amasaha ya nijoro, ariko saa moya ntabwo buba bwije cyane, ariko byari nijoro. Nta bandi bantu bishobora kuba yarafashe? Yafashe umudamu umwe yari ahetse umwana we, yabashije ku mwana yahise yitaba Imana. Umudamu nawe abasha kwitaba Imana. Undi mugenzi wanjye nawe avaho akaguru, undi mugabo avaho akaguru, avaho n'intoki, undi nawe abasha gupfa. Hapfuyemo abantu babiri n'umwana umwe wa gatatu, abandi babashije kurokoka. Umwe yagiye avaho intoki ebyiri, undi avaho n'akaguru. Abantu mudukurikiye kuri MBERA Urwego TV, Silva nakoze inkuru nyinshi, ariko nibwo nkoze inkuru nk'iyi ngiyi. Akenshi murabizi ko ibiganiro tutadukora ni bya biganiro biba birebana n'imibereho y'abantu cyane, ibibazo bahura nabyo, ariko amateka nk'aya kuva natangira gukora inkuru nibwo muye n'inkuru imeze gutya. Niyo mpamvu mwe mudukurikiye mu buryo bw'amajwi n'amashusho, munyemeye tubanze tugume aho ngaho adusobanurire neza ikintu gishobora kuba cyaratumye ajya kunywa inzoga, atubwire impamvu nyine, anatubwira ubuzima yari abayemo akiri umusinzi akinywa inzoga, agerageza abidusangize, ndetse namwe muri kudukurikira mu buryo bw'amajwi n'amashusho. Nyiri umusinzi nkinywa inzoga, numvaga ubuzima bwanjye bwarandambiye, kuko nari umusinzi nta kindi cyari kintunze, ni inzoga zonyine no gusambana, nta kindi nakoraga. Nibyo ngibyo nakoraga, ntago nari ndi mu buzima bwiza, nari ndi mu buzima bubi. Birinda aho bicikiye, birinda ko no kuntera grenade amaguru abasha kuvaho. Nta mahoro nari ifite ndi umusinzi, nta mahoro nari ifite ndi umusambanyi. Ibyo byose ntago nari mu buzima bwiza, nari mu buzima bubi. Ubu niho nabashije kujya mu buzima bwiza, amaguru amaze gucika. Ubu nta bandi mwaga mukimbiranye ko wenda batwaye nk'abagabo? Umanza hari wenda n'uwanteye grenade arakekaga ko namutwaye umugabo. Ni umuntu usanzwe? Ni umuntu usanzwe, ariko ntago muzi neza bitewe nuko nari nasinze, inzoga zamenesheje, kubera grenade yabiraga nkagira ngo ni inzoga iri kubira. Kugeza iyi saha nta nubwo nzi n'umuntu wateye grenade. Ntago nakubwira ngo nungeye nashigutse amaguru yavuyeho bavuga ngo nibanjyane kwa muganga. Ntago nzi umuntu wateye grenade kubera nari nasinze. Hanyuma se ukimara kubyuka ukisanga kwa muganga, abantu ba mbere bakugezeho ni bande? Kwa muganga nta muntu n'umwe wigeze ungeraho. Abangirikani nibo bangezeho, harimo umubyeyi wanjye wabatisimu na murumuna wanjye, nibo babashije kungeraho kwa muganga. Abakunzi bacu mudukurikiye aya masaha, murumva ni ibintu bigoye cyane. Tubwiye muri make ibintu byamuranze akiri umusinzi, akinywa n'inzoga, kugeza n'aho grenade bageze gutya agatera grenade nyine ikamufata. Hanyuma se nyuma y'ibyo ngibyo tubwire, se wavuye mu bitaro gute, byagenze gute?
Imana yangiriye neza mu kuva mu bitaro, nari imfubyi, nta mama nagiraga nta na data nagiraga. Natabawe n'umusenyeri wari uriho witwaga Rwaje, wafatanyije n'umuzungu witwaga Mega, nibo bantabaye banyishyurira ibitaro. Nuko barangije uwo muzungu ankura mu bitaro, aragenda ajya kunshakira insimburangingo, anyishyurira n'ibitaro. Nguko uko kuva mu bitaro. Abangirikani nibo batumye mva mu bitaro. Mbese nibo bakwishyuriye muri make kugira ngo ubashe kuba wava mu bitaro ubwo wari umaze guhura n'icyo kibazo. Gusa njye nkiri kuri iyo nkuru y'ukuntu wabayeho mu businzi, n'ubu wadufasha gusobanukirwa neza ko ntabwo turi kubyumva ukuntu wisanze uri umusinzi, ukora umwuga w'uburaya. Njya numva muri iyi minsi hasigaye babivuga. Ibyo byose ugerageze udusobanurire tubyumve neza. Ntabwo numvishe neza, subiramo. Niba nakubwira ati tugerageze usobanurire abantu badukurikiye mu buryo bw'amajwi n'amashusho impamvu nyamukuru wisanze mu businzi cyangwa mu buraya, ariko unagerageza unatubwiye muri iyo periyode cyangwa muri icyo gihe, ese impamvu wabutinzemo n'impamvu utahise ubuvamo, unatubwire na nyuma yo kubuvamo ikintu waba warungutse. Byose nyine utugereranyije ubuzima wabagamo ukiri indaya n'ubuzima urimo ubu ngubu, kugira ngo abantu babashe kuba basobanukirwa neza. Unatubwiye n'impamvu. Maze ikintu cyanteraga uburaya ni uko nari imfubyi, ntagira mama, ntagira na data, ntagira na mukuru wanjye. Nicyo cyatumye mba indaya. Nuko mudaya mama nari sigaye njyenyine. Maze kuva mu buraya rero, Imana yangiriye neza. Ubu ndagenda nkasenga mu rusengero, nkataha ntuje, nkaryama amahoro ntacyo mbaye. Ariko ubundi sinaryamaga, nabaga n'urugi narukinze rukaba rwasanga imbere, ubwo bakabasha no kumfata ku ngufu. Ariko ubu ngubu aho navuye mu buraya niho nabaye amahoro, aho amaguru yanjye yagendeye. Ubu niho nagize amahoro, niho ndi mu mahoro, niho ndi mu byishimo. Ubu nawe uri umuntu ushima Imana no gukomera kwayo, uri mu bantu Imana yagiriye neza. Ubu ushobora kuba wabihamya. Imana yangiriye neza kubera yankuye mu businzi, inkura mu busambanyi, yewe ahubwo reka nyihe n'icyubahiro. Amena cyane. Urumva Imana yo nta hantu itakura umuntu. Reka noneho tuhite tujya ku gice kigendanye n'imibereho yawe. Utubwiye amateka yawe, utubwiye ibyo wanyuzemo byose. Ese imibereho yimeze gute? Imibereho ntabwo ari myiza cyane. Nawe urumva umuntu utagira amaguru. Hari agafaranga njya mbona, ariko kashirana kare. Kaba kashiranye rero, ubwo bikaba ngombwa ko nagenda nkajya ku isoko, nkagenda nkanasabiriza, nkareba icyo ndya. Urebye hagati imibereho ntabwo ari myiza cyane rwose, uretse ko mba nakiye na Yesu turi kumwe, ariko imibereho si myiza cyane. Ariko ndashimira n'umukuru w'igihugu, nkashimira n'abandi bamfashije, nkashimira na musenyeri wacu ubu ngubu dufite. Imana ijye imuha umugisha. Nkashimira n'abo bafatanya gukora umurimo, ari abapasiteri, ari bande bose, abo nabo ngomba kubashimira kubera bafashije muri ubu bumuga. Iyo bagize icyo babona babasha kumpa. Mbese ubu ngubu niho ndi mu buzima bubi, ariko ntabwo ari ubuzima bubi cyane. Abakunzi dukurikiye mu buryo bw'amajwi n'amashusho rero, nk'uko nabibabwiye, duhereye mu gace bita mu Gashara, aho twagiye gusura umwe mu bantu bifuje kuganira natwe nk'itangazamakuru rikora
itangazamakuru mu buryo bw'amajwi n'amashusho ku muyoboro wa YouTube ariyo channel bita URWEGO TV official, ukagenda ugakora subscribe ndetse ukaba wanaduha n'ibitekerezo cyangwa se wifuza kuganira natwe ukaba wareba video paka irangiye ukabasha kuba wafata nimero zacu ukaba watuvugisha hanyuma tukazashaka umwe tukaza kugusura. Nkuko mubibona rero cameraman uri ku buhanga bw'ibyuma nagerageze agaragaze nanone inyubako hanyuma anagaragaza n'ibintu bidukikije hafi ahangaha kugira ngo babashe kuba bamenya umuturage uyu munsi twasuye aho arimo aratuganiriza ibintu bitandukanye, ubuzima yabayemo bw'intuza yicuruza reka mbivuge gutyo, hanyuma ntiyaza guhirwa kubera ko yahuriyemo n'itsaganya batera grenade ahantu bari yarari, abandi barapfa, andi acika intoki we abura amaguru. Abantu benshi rero ndabizi kumva iyi nkuru akenshi yagiye kubyakira bitahita ubyumva, ni ibintu biba bigoye cyane pe, ni ibintu biba bigoye, ariko kubera ko yamaze kubyakira nyine no kuba wamusura aho aherereye yabikuganiriza kuko ni ibintu byabayeho, ariko nyuma y'ibibazo nyine ubuzima burakomeza. Reka dukomeze atubwire ese ahangaha twabonye atuye nta bandi bantu babana baza kumufasha mu turimo twa buri munsi, ese ko uyu munsi wenda twamufatiranye tumusanga mu rugo kubera ko akenshi atubwiye ko aba yagiye gushaka imibereho kwako ubuzima buragoye. Ese hano nta muntu mubana cyangwa nta bantu ufite muba mubana, uba mu nzu wenyine? Ntago mba mu nzu njyenyine, Imana yangiriye ubuntu, mba mu nzu n'utwana dutatu nitwo tundaza mu nzu, nitwo tunshakira n'udukwi tunsenyera n'udukwi. Ntago ndi mu nzu njyenyine, ntago ndara mu nzu njyenyine, kuko ndaye mu nzu njyenyine abajura baza bakanyica, utwo twana nitwo tundaza mu nzu. Hanyuma twabonye ufite igare, ese igare niryo rigufasha kuva ahantu hamwe ujya ahandi? Igare niryo rimfasha, rinkura mu rugo rikabasha kuba ryangeza no ku isoko rikangarura, ubundi rikankura mu rugo rikabasha kuba ryangeza ku rusengero rikangarura. Igare niryo rifasha cyane, yego na proteze zirafasha, ariko proteze ngera nkaruha kubera gufata icyuma ugashyira mu gisebe ni intambara, biba bikomeye cyane, ariko igare riramfasha cyane. Igare ubwo riragufasha, ubwo tubwiye ko igare ryo wifashisha mu kuba wava ahantu hamwe ujya ahandi. Urumva rero mwa bantu mwe mukurikiye kino kiganiro, ni ibintu biba bigoye kuba muri ubu buzima, ni ibintu bibabaje cyane. Ese turibaza, ese ku cyumweru ujya gushima Imana cyangwa gusenga ukifatanya n'abandi? Yewe njya gusenga Imana nk'iyo nabonye akabaraga, wenda uretse muri no minsi maze iminsi ndwayeho amaguru yacikiye, ariko ubundi iyo nabonye akabaraga ndagenda nkasenga Imana, kuko Imana niyo yankuye ahantu hakure. Hanyuma se ugereranyije haciyeho nk'igihe kingana iki grenade itumye ubura amaguru, haciye nk'igihe kingana iki? Haciyeho nk'imyaka nka 20, hari nk'ingahe nk'itanu. 25? Ariko wari mukuru? Wari mukuru? Nari mukuru. Usanga nk'abantu mwakoranye kera ugikora umwuga wo kwicuruza, ese nk'ubaramutse avuga ati vayo twongeye tugende, ntago wagenda? Ubu ntago nakongera ngo ngende kubera gatiti banayikuyemo narayibonye, kandi noneho nabo twari mu kigero kimwe bose bageze ahacecekerwa, nta muntu ukiriho, ni ngewe ukiriho. Bakubereye isomo? Bambereye isomo, kuko ngewe ubu ngubu ngewe nitwa inararibonye. Usigaye witwa inararibonye. Ese nk'umwana w'umukobwa ubona ari mu nzira nk'izo wanyuzemo wenda ujya kwicuruza, wazibwira wamubwira ni nk'iyo nama wamugira cyane nk'iyo jambo wamugira? Namugira inama yo kubireka, kuko ngewe nabikoze nkakuramo gatiti bambi ntago ari byiza. Namugira inama yo kureka kwicuruza, ntakagira abana bicuruza rwose pe, baserukira mu rusengero, kuko ngewe naserukira mu kabari nkuramo izo gatitiba.
zengo wakuyemo ibibazo wahuriyemo nabyo biragoye, ariko urumva umwana w'umukobwa we ngo yamugira inama yo kuba atakomeza uwo mwuga cyangwa se izo ngeso mbi zo kuba yajya mu buraya. Ese ahangaha abaturanyi ntabwo bajya baza nko kuba baguha umubyizi, ufite ahantu ho guhinga, bimeze bite? Abaturanyi rwose banjye bandeba neza, nta kibazo bafite ikintu barampa, ntago nabakamira mu kitoze rwose. Ni abaturanyi beza cyane, ahubwo Imana ijya ibaha umugisha, Imana igisubiza aho bakuye. Urumva arimo arabasabira umugisha, bivuze ngo abanye neza n'abaturanyi. Mwibutsa kuba wakora subscribe kuri YouTube channel yacu ya MBERA TV official, wongera hakanuka official kugira ngo ubashe kubona ibiganiro byacu bigiye bitandukanye tugenda uploadinga kuri YouTube buri munsi, aho tugenda tuhashyira ibiganiro nuza video nshyashya twagiye dukorera hirya no hino mu gihugu. Ese tukubajijemo gatoya, ubu nta n'inshuti za kera wenda ugikora umwuga w'uburaya zishobora kuba zaza kugusura nka hano? Watubwiye ko abenshi mwagiye muhura ngo nta n'umwe mugihura, ngo abandi barapfuye. Yewe iyo babonye wahuye n'ikibazo, nari mfite abagabo barengaga nka miliyoni, ariko namaze guhura n'ikibazo nta mugabo n'umwe nigeze mbona. Natabawe n'abangirikani, nibo bantabaye, nibo bankuye ahantu habi. Nta mugabo n'umwe nigeze mbona mu bagabo bose naryamanaga nabo. Reka da, baguteye inyuma. Babonye ibibazo bibaye ibibazo, avuga ati reka tube dukuyemo akacu karenge. Reka tugaruke mu mibereho yawe. Ese hari akarima waba ufite? Yeba akarima nkagize ubu nabwo sindakagira neza, ntago karaba kanjye rwose, nubwo bari kunyimura. Umuntu yari yarantuje ati numfa numara gupfa nzasubirana ubutaka bwawe bwe. Nuko umuntu amaze gupfa abana be bati ukazadushakira amafaranga. Nuko ngiye kugira Imana cyo kora umubyeyi rwose arahanyishyura. Umubyeyi wacu Musenyeri niwe wangiriye neza, naho ubundi nta n'akarima nagiraga. Mubyeyi Musenyeri ubwo arimo aravugana umwe uyoboye rino torero riri hano ruguru, itorero ry'abangirikani. Ubwo niwe Musenyeri arimo aravuga wamugiye neza. Ubwo urumva abantu benshi rega akenshi njya nkunda kubwira abantu bakurikira ibiganiro byacu, ntago kugira neza ari uko ufite byinshi, ntago gutanga ari uko ufite biba byaragusagutse, ahubwo ni ukugira wa mutima mwiza wo gutanga, ukumva ko niba ufite imyenda ibiri ushaka gukuramo umwe ukawuhereza wa undi utawufite, nk'uko Yesu avuze ati mukundane nk'uko mwikunda, cyangwa se mukundane nk'uko njye nabakunze. Urukundo rero urukundo, iyo hari urukundo byose birashoboka, byose ubundi tubikoreshwa n'urukundo. Reka dukomeze tumubaze, kuko akenshi dufite amatsiko menshi yo kumenya ese iyo atagiye ku isoko biba bimeze bite, kuko yatubwiye ko akenshi akunda kujya ku isoko kugira ngo abone imibereho. Ese iyo wiriwe nka hano mu rugo ho ze ngo uba wiyirije? Nta kintu ufite ndiyiriza. Uriyiriza? None se ubu nk'ubu ni nk'icyo ushobora gukora cy'amaboko, ku buryo wenda ari usura nk'umuntu avuga ati njyewe nshobora wenda kudoda, we ni nk'akawe kugushaka gukora? Se kudoda nabishobora? Kudoda ntabwo wabishobora? Ibaze abana bariga, ntago nabona umwana unjyanaho imashini iri buri munsi. Wamukuraho abana baba bari, namuvana he abana baba bari mu mashuri? Keretse we nabonye nk'akantu nkacuruza mu nzu, cyo cyashobokera nkajya agenda mpereza umukiriya. Uze nk'abana uri kumwe nabo hano mu nzu nta wawe urimo, kereka nabo mufitanye isano rya kure? Abana dufitanye isano, nta kibazo, ntago ari abana bakure. Uwo ni nk'irihe? Ni iby'umubyeyi n'umwana? Umwe ni wa musaza wanjye, undi ni umwisengeneza wanjye. Bize ngo rero bahora hano buri munsi? Buri gihe baba bahari, kuko nibo bandaza muri iyo nzu. Ubwo ni babandi twabonaga baza batembera hano? Ni babandi mwabonaga, abandi mwasanze mu rugo, abandi babakiye. Okay, hanyuma se
tubwiye ngo wenda ngo keka gucuruza mu nzu nuza utuntu naho ibindi ntabwo wabishobora. Ese ugereranyije na experience y'ibintu wanyuzemo, hari n'izina watubwiye harya niriye? Nitwa Nyirakaruhije Sofoni, ubundi banyitaga na Nyirakaderi ntaramenya Yesu. Nyirakaderi ubwo bivuze iki? Kera iryo Nyakaderi baninyitaga kera, maze kumenya Yesu niswe Alfonsina. Nyirakaderi ubu usigaye witwa Alfonsina? Usigaye nitwa Alfonsina. Niyo mpamvu warihinnye se? Niyo mpamvu narihinnye. Abakurikiye rero ikiganiro cyacu kitambuka ku muyoboro wa YouTube, amajwi n'amashusho MBERA TV, uko mubibona rero turimo turaganira n'umwe mu batumirwa yitwa Nyirakaderi, ariko ngo ntago akitwa, ngo asigaye yitwa Alfonsina. Niko abantu basigaye bakwita? Niko abantu basigaye banyita. Kubera ko wakiye Yesu? Kubera ko nakiye Yesu. Ubu nzanye agacupa ntago wasomaho? Ntago nasomaho, agacupa ariko katumye amaguru yanjye acika. Wabonye ubuhamya bwo guhamya ntago wakongera gusomaho? Nabonye ubuhamya ntago nakongera gusoma ku nzoga. None se ngubu ubundi kera ukizinywa wanywaga izimeze ute? Nanywaga byeri, nkanywa mitsingi, nkanywa urwagwa, nkanywa n'ikigage, nta nzoga nanyweye, n'ibyuma byose narabinywaga, nayo nasubizaga inyuma. Ruvango inzoga zose arazinyweye? Inzoga zose narazinyweye, nta mwuga ntakoze. Umwuga ntakoze keretse umwuga wo kuroga, sinigeze ndoga. Ntago ariko nta nubwo ari byiza, ntago ari byiza. Abantu mwasangiye inzoga, ubu nta n'umwe wari waza kugusura, kuko wenda abo ngabo mwagiye igihe ugikora uburaya bo barigenda. Ab'inzoga sebo? Ab'inzoga nabo ntabo njya mbona, bagukunda uri muzima. Iyo wabuze amaguru biba byarangiye. Yabyirangiriye, bavuga ati nta kindi twamumarira. Bakunze mukurikiye rero MBERA TV, uko mubibona twasuye umuturage umwe bita Nyirakaderi. Abantu mukurikira mukunda kuba igicumbi cyane, mukunda kumubona, ni umumama ukunda kugenda mu kagare. Gusa njye ntago nari nzi ko atuye muri ibi bice, ariko nyine namubonye impita menya, kuko hagiye najyaga mpura nawe, ariko ndavuga ntireka Imana ninshoboza nshobora kuzaganira nawe, mwumvisha ibintu byinshi yagiye atubwira, ndetse yagiye agira n'inama abakobwa bari kwishora mu bintu by'ubusambanyi muri iki gihe. Yabikoze, yabaye indaya nk'uko yagiye abitubwira. Agenda agira ingeso nyinshi z'ubusinzi, z'ubusambanyi, bimuviramo no kubura amaguru, kuko ngo yarari ahantu baterayo grenade, mwagiye mubyumva. No mu mibereho rero, mu mibereho yiwe nayo iragoye. Gusa yagiye atubwira ibintu bitandukanye, ubufasha yagiye abona, aho leta yagiye imufasha, ndetse n'itorero rya Anglikani hano ruguru naryo twarinyuzeho turi kuza. Bagiye bamufasha ibintu byinshi, ndetse na leta yari kugenda imufasha mu bintu bitandukanye. Mbere y'uko murekura akaba yajya mu mirimo yiwe, reka tubanze tumubaze. Ese iki kibazo nkunda kubaza ni ikibazo mbaza abantu bose tukoranye ikiganiro. Kirakugora ariko uragisubiza. Ni ikibazo mbaza kera ukiri mutoya. Ubundi kera twita tuvuga ngo tuba dufite impano runaka, cyangwa se inzozi. Reka tuvuge inzozi. Wowe ukiri mutoya, nubwo watubwiye ngo ntiwigeze uba muto, ese impano wari ufite, nako inzozi wari ufite zo niki wifuzaga kuzaba mbere y'uko uba umusinzi? Wowe nize inzozi wari ufite? Nifuzaga kwiga, ariko noneho ababyeyi bakira ntago batumaga umwana yiga, ubwo ni nabwo nakuyemo kuraruka. Nifuzaga ko ntakwiga kera. Wifuzaga kwiga? Ukazaba iki? Nifuzaga kwiga wenda nkazaba nk'umwarimu, nkazaba umwarimu. Ukunda abarimu? Barakwigisha? Ati nashaka kuzaba umwarimu. None ubu ngubu byararangiye? None ubu ngubu byarandangiranye. Hari izina wigeze kutubwira rindi? Ni izina kera banyitaga Nyirakaderi, ubu ngubu niswe
ni Arufosina niryo nabatijwe. oya hari indi bavuga ngo ry'inararibonye. Ry'inararibonye niryo ngiryo Nyirakaderi nababwiraga. Sibyo washaka kuvuga? Banyitaga kera. Ubu ngubu ndamutse nzanye nk'urubyiruko narwo kandi bidushoboke tuzaruzana. Ubu washobora kurwigisha ko bavuga ngo ashaka kuba mwarimu? Nashobora kurwigisha kurubwira ahantu naciye. Ukarugira inama? Nkarugira inama ntiruzakora nk'ibyo ngibyo nakoraga kuko nahuyemo n'agatitiba. Urumva yo ni inararibonye nk'uko yabivuze ati ngewe uzanye urubyiruko kandi koko ndakeka abaturanyi bafite abana batoya hari byinshi ushobora kwigira kuri uyu mukecuru nako kuri uyu mumama bitandukanye cyane. Umukecuru sura arikunda? Umukecuru ndarikunda ni izina ryiza riranyibahisha. Okay, bakunze mukurikiye rero mwihanganeho gatoya bakunze mukurikiye Urwego TV rero ikiganiro twari dufitanye n'uyu mukecuru cyangwa se umumama nubwo yatubwiye ko n'abana basara uzi ko turaza. Ntago narinzi ko muraza. Wabyakiye gute? Nashimye Imana mbonye mbabonye. Imana ishimwe ko batubonye. Imana ishimwe ko nababonye rwose. Murakoze kunganiriza. Imana ibahe umugisha. Turaza kusangira. Imana iraza kuduhana umugisha nkuko bawudusabiye. Bakunze rero mukurikiye Urwego TV nkuko twabibabwiye twabisezeranyije mwebwe mudukurikira mu buryo bw'amajwi n'amashusho. Uyu munsi twari twagiriye ikiganiro ahantu bita mu Gasharu aho twari turimo tuganira na Nyirakaderi niko yambwiye ariko nyine ngo ntagakirikoresha ntago ukirishaka. Ntago nkirishaka Nyirakaderi. Wafasha no mubyeyi ndetse ukaba wajya n'ubundi bufasha umugena cyangwa se ushaka kuba wavugana nawe akakurangira hatuye nkuko natwe yaturangiye tukamugeraho. Hari uburyo rero ushobora kuba wakoresha bwo kuba wamuhamagara kuri nimero de telefone ariyo 0781326086. Gusa iyi nimero mbahaye akenshi nk'umuntu ushaka kuba yagira ubufasha ashaka gutanga ushaka kuba wayikoresha mu buryo bwa mobile money ukoherezaho amafaranga uko yaba angana kose. Buriya nta bufasha buto bubaho. Reka nzanye basubiriremo kugira ngo ukeneye kuba wamufasha ube wakoresha ino nimero wandika 0781326086. Amazina ni Stefani. Hari irindi ni Nyirakaruhije. Niyo mazina abaruye kuri ino simukadi ya 0781326086. Rero twari turimo tuganira n'uyu muturage bita Rufonsina yitwaga ngo Nyirakaderi ariko yarabyanze. Hanyuma rero reka mbashimire mwe mwakurikiye kino kiganiro kuva dutangira kugeza kuri uyu musozo nkubwira ngo ukore subscribe kuri Urwego TV. Wowe mwumvaga ni Silva mu buryo bw'amajwi n'amashusho ndetse n'ikipe ngari yamfashije kuri kamera kugira ngo ibintu bibashe kuba byagenda neza. Ngushishikariza kuzakurikira videos izakurikira iyi ngiyi kuko buri munsi duhora dushyiraho videos nshyashya. Astra Vista reka tuzahure mu biganiro by'ubutaha.